abantu sinzi ikintu impamvu dukunda social media cyane nka buriya nk'iyo ababyeyi nka bariya umubyeyi umwe atukanye ngo amurike ngo niba ari mu biki oya bivuge byero ko n'undi nawe ukumva bashaka abagabo bashaka iki sinzi niba bashaka hiti sinzi niba bashaka abagabo ariko igihari nuko baba bashakisha nawe nyine kuko ari muntu uze kuri social media nawe ari gushakisha nk'abandi ariko bashyira umupirasi bari kugutukana icy'ingenzi ikintu namukunda yashyizemo n'umubyeyi wacu perezida niba koko Juwayeze ari umuntu perezida yobora dore imbogo ntiyakagombye kugira ute kumuvugaho amagambo mabi nanjye nk'umuturage wa perezida ndinginga Jennifer na dore imbogo ibintu by'ibitutsi bajye babitukanira hirya niba banashaka bazanarwane ariko bareke Juwayeze bareke no gutukana babahetere bakora ibyo bashaka niba bashaka bazamenagurane ariko bano bagore ni amafakini kabisa amafakini gute rero reka twongere tubaha ikaze mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Musana TV ku bufatanye hamwe na Fisi TV reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho waba uherereye hose day to day uyu munsi turi mu cyasita cyacu bita The Story Book APU uyu munsi twamanukanye n'undi mukobwa mwiza cyane bamwita Anje umbuga nkoranyambaga zawe kuri Facebook kweshereze ubundi namazina yanjye nijye Anje Instagram ikaze mu gisata cyacu The Story Book Anje ikaze tuguhaye ikaze mu kiganiro hano hanze hari swaga abagore mwasase hari ibintu muri gukora biteye ubwo hano hari swaga ya Dore imbogo hari swaga ya Juwayeze Wajuno hari swaga ya Jennifer ibi bintu uri kubibona gute nuko mbona ibi bintu batangiye kubigira ubukwe yaba ari Jennifer yaba ari Dore imbogo bundi barashye baruriki baretse umukobwa w'abandi niba amarangamutima yarashyize hanze baramushaka yiki hasi ubundi Jennifer abizamo gute njemera ukarega ikiganiro n'ikiri hagati ya Dore imbogo na Juwayeze Jennifer yabijemo gute nanjye nabizamo rega bitewe n'amagambo Dore imbogo yavuze kuri Juwayeze nanjye nabizamo Dore imbogo yatangiye avuga ngo iki Dore imbogo ubundi jewe bano bagore ni sinzi kabisa ye ntabwo ndi umugore sinzi niba na Jennifer ariko Jennifer we yavuze ko ari umubyeyi Dore imbogo we ntago nzi ibyari byo cyo nzi ni Juwayeze we nyine Dore imbogo afite umwana wabo icyangugu ntago narimbiza ariko hari ibintu abantu sinzi ikintu impamvu dukunda social media cyane nka buriya nk'iyo ababyeyi nka bariya umubyeyi umwe atukanye ngo amurike ngo niba ari mu biki oya bivuge byero ko n'undi nawe imboga aratukana sinzi niba waba haba bakuru ubundi bivuga yuko gutukana kari icyaha kigomba ni icyaha uri nk'uriya mugore yaje atubundi bazamwicaje bakamwati ibi bintu gutwika ari si ngombwa ngo wiyerekane uwo uriwe twika ku ruhande rwawe ureke kuzanamo n'ibishe gutukana ntago ari byo biri butume tugukunda by the way reka gutukana hanyuma dukunda uwo uriwe ese Juwayeze nitumukunda ngenda mukunda kandi simuzi nubwo ari umukozi ngenda mukunda ariko impamvu mukunda ni iki nagatukana nubwo yerekanye amarangamutima ye bose bakabizamukiraho ye nkunda Juwayeze umukundira iki nyine we duhubugire cyatumukunda Juwayeze yahaye nyine abakobwa bose tinyuka niba hari umuntu ukunda ngo si ngombwa ngo nuko ari hejuru yawe mubwire ntago ari ngombwa ko abahungu bose aribo bavuga ngo ndagukunda nawe niba ubishoboye bimubwire natwe ako se ubundi njyana nzi koko nta mukobwa ushaka kwiyaturira avuga ati wa muhungu wenda gukunda nyine mbona Juwayeze araje nk'iyagatera ngo Juno wanjye weyererere ubundi yatangiye kuri TikTok njye nkoresha cyane TikTok atangira rwose yisabira Juno avuga ati mana yanjye Juno ndi kukwiyumvamo mana yanjye Juno mbabarira ibi nibi unyikundira kubona mbona yemurene arabahuje bakora ikiganiro umukobwa yinjira muri social media gutya abantu bose batangira kumutumira ku biganiro kandi nuza Juwayeze yaje hari Dore imboga hari na Jennifer hari bari bahari ibyo Jennifer arimo tubare warashaka nawe hitise kugira amamare nk'umugore mwiza mu Rwanda nk'umugore ufite umunwa mu Rwanda arashaka kumera nka nuza nka Scovia arashaka kugira ngo bamere gute uramubona ari kuza muri social media kugira bigende gute yaravuze ngo
ngo twese ngo abantu bose nyine baba bashakisha ku masosho media ukumva bashaka abagabo bashaka iki sinzi niba baba bashaka hiti sinzi niba baba bashaka abagabo ariko igihari nuko baba bashakisha nawe nyine kuko ari muntu uze kuri social media nawe ari gushakisha nk'abandi ariko bashyira umupirasi bari kugutukana icy'ingenzi ikintu namukunda yashyizemo n'umubyeyi wacu perezida niba koko Juwayeze ari umuntu perezida yobora dore imbogo ntiyakagombye kugira ute kumuvugaho amagambo mabi nanjye nk'umuturage wa perezida ndinginga Jennifer na dore imbogo ibintu by'ibitutsi bajye babitukanira hirya niba banashaka bazanarwane ariko bareke Juwayeze bareke no gutukana babahetere bakora ibyo bashaka niba bashaka bazamenagurane ariko bano bagore ni amafakini kabisa amafakini gute rero nyine mani ibintu bavuga bro ibintu bavuga tugaruke gatoya kuri Jennifer nkawe umushyize mu nyurabwenge zawe cyangwa ukamushyira mu marangamutima yawe ubu ngubu uri kumuha ikigero kingana gute nk'umugore nyine akivuga ko ari akajambo ubundi njyewe bundi nari natangiye kumukunda bitewe n'ukuntu yari ari kuvugira Juwayeze mana akivuga biriya bitutsi bitamukrasa kabisa nk'umwana wumvishe nka biriya bintu wamugira nk'iyihe nama nkawe sibye nyine no guca inshuti zanjye mu rugo naguma mu iryo jambo yarisora mu kanwa ngo twongere kuvugana kubera iki mani biriya ni ibintu biba bizadukurikirana ababyeyi bakora bikazadukurikirana mpaka no kubuzukuru babo karaniko kabise mani biriya bintu ni bibi ku bantu b'ababyeyi ni bibi ubundi se amubwira ngo nabonaho nyina ari kunyara ngazafata indererwamo Bamurike ngarebe ubundi yagira ngarebe mikinyine n'iki burayasha ni nkiye na muri amugore yagiriye nuza dore imbogo kugira ngo ajye kureba mu myanya y'ibanga ya mama we nyine ni kwa kumva ko nawe urenze gutukana sibyo ukumva ko ijambo ryose wavuga ntacyo ritwaye buriya rero sinavuga ngo dore imbogo aratukana na Jennifer nawe nuko uri umwana w'umukobwa nk'umwana aramutse abonye nk'ibintu bya mama we buriya yabafate nk'isomo yakuramo ryaba ari ngiri se nyine si ukureba aho wavuye siko babimeze nyine hari ikindi kirimo rero tubare ko Jennifer yashaka gusubya dore imbogo iyo yavuye ahubwo uriya mugore uzamuze nawe tubivugane nanamubaze neza yari kumusubizaho ngo bigende bite amumurikishe ngo bigende bite arebe iki kidasanzwe se cyangwa Jennifer aza ariko wenda bigaragara ko Jennifer we ashobora kuba yararebye kwa mama akaba hari ikintu kizima wenda yaba yarabonyemo akaba ari kugira abandi bana b'abakobwa ati namwe mwajya kureba ibyo byose nabihagararaho ariko Jennifer ni akaga iwe ubu nk'abamama rero babonye ikiganiro cy'uriya mugore ubu nkawe ugereranyije mu nyurabwenge zawe nanone ubu we bari kumufata gute cyangwa bari kumwiyumvamo gute nanjye nakeretse mama wanjye nyine kwa ko mama nagakoresha telefone nyine nabimweretse ndabimubwira arabyumva nyine nk'umuntu mukuru abatanu nta cyubahiro kirimo pe ubundi bakunda kuvuga ngo abagabo ngo munsi y'umukandara habo nta cyubahiro kihaba natwe mama natwe abakobwa cyangwa igitsina gore nangiye kubona ko munsi y'urukenyerero nta kihaba pe ni ukuri kura ni ukwiyandarika ni ukwiyandarika umuntu w'umugore dore imbogo wabyaye ntabwo ari aramaga amva nareke gutwika ibindi abishyire hasi dore imbogo nawe rero baraje ati reka musubize ati muri uno mwaka nta muntu nshaka yuko agira gute anyinjirira yanise n'abagabo ngo ni n'imbwa kwanza hari n'umupasiteri ngo wamuhanuriye sinzi ibyo yari amuhanuriye yamubwiye ati n'imbwa ubwo nyine n'uwo babyaranye n'imbwa babyaranye n'imbwa ko nibavuze ngo abagabo n'imbwa na papa warimo nk'izo mbwa amushyizemo mu mugabo babyaranye nawe arimo mbese ibintu yabigize isosi nkawe rero watinyuka gukora ijambo ryawe mu kanwa ukita umugabo ngo n'imbwa mani niyo yaba yankubise amenyo abiri yayakuyemo inshuti yanjye ayiwezekanye kabisa ntabwo navuga ngo nasora ururimi ngo urimbwa ni n'icyubahiro gike dore imbogo yaje gute nkamwe mukunda gukurikirana ibintu by'amashusho mwebwe ubundi nabanje kumwumva nko muri 2000
na 22 asohora indirimbo ndakeka Dore Imbogo niho namumenyeye ndavuga ngaho da si umukobwa yize turizime ariko dushishikariza kujya mu Kagera ndamwumva niyo n'indirimbo irahitinga aza komeza ngayo nguko nyine nuko mubona nyine n'ibitutsi akomeje urugendo n'ibitutsi inama rero wagira nk'abo bantu giteye nka gute nkawe njye ntabwo ndi umumama ariko inama nabagira nk'umuntu ukoresha social media mani guhitinga rega ntabwo ari ugutukana ubundi babanze bareke Juwayeze ku giti cye ubwabo bihanganire ku giti cyabo cyane nabo barashaka Juno kuko ntawamenya niba Juwayeze yaravuze ngo nikundira runaka ibintu bikaba ubukwe bikazamuka bakabizamukiraho n'ibitutsi bikaba byinshi bo ubwabo babanza biganireho mani aribara n'abantu b'ababyeyi ntabwo bakagombye gusohora ibitutsi nka biriya ngo bashyire hanze ku social media ibintu biba bizarebwa abuzukuru be abo bana babyaye ndetse n'abana bazakomoka kuri abo buzukuru njye nama nabagira guhitinga si ugutukana ntabwo ari ugutukana kuko Juwayeze mukunda nta sinzi nta gitutsi ndabona yatutse umuntu kandi baramukurikira njya mbona nk'agaposti ke n'iya postinze ari no kurya gusa niba ari komedi niba ari umukomediyanzi nyine mani bahita bamuforowinga abantu benshi bakamuha ama views nk'ibyo ariko n'undi mu Rwanda dukunda kabaye ibyo ngibyo nta muntu utabizi akabaye kose twebwe turafata icyo kibazo nyine duhere muri ya Miss Rwanda yabaye hakazamo Miss Josiane Josiane bamuteye kuko atari na mwiza kuko wumvaga ko n'icyongereza cye yavugaga cyari gifutamye nyine ko wanavuze ngo yatangiye amarushanwa aranasitara urumva bamushyira muri Miss Rwanda ariko abantu bamutoraga kubera kabaye byacitse ari ndabona Miss Popularity ako mani iyo bavuze ngo tinyuka urashoboye wumva iki mu kugaragaza nyine ubushobozi bwawe urakoze cyane ni nk'ibyo Juwayeze yagaragaje Josiane yagaragaje kandi ugiye kuzima 12 kugeza uri kumva ni nk'ibyo nyine tinyuka urashoboye ikibazo nuko tinyuka mukobwa urashoboye ikibazo nuko n'abamama bajeho ngo tinyuka mubyeyi urashoboye ugiye kuneza kuri phone yawe duhamagare kuramo password duhamagare Juwayeze tumubaze kuri ibi bitutsi wari gutukwa wabyumva gute cyangwa wabyakira gute tumuhamagare mu kiganiro nta kibazo Juwayeze ati ariko se njye hari ikintu njya nibaza wowe ubibona ute iyo umuntu aje yamara kugera muri social media agatangira gusara izi social media nizo ziri kuzana bino bibazo byose turi kubona cyangwa hari kuzizamo abantu nabo bari kuza barasaze n'ubundi mu mitekerereze yabo ubundi mani ari nko kuvuga ngo nk'urugero ari kuvuga ngo nindamuka ngeze ku itangazamakuru nzakora iki uri kumva noneho yamara kubona ko ibyo bitari agatwiko kahita ahindura ibindi bintu bigatuma ari naho biri gutuma nyine abantu bamera nk'aho basaze gute okay ari kuvuga ngo ni urugero ari kuvuga ngo nje ku masocial media nje kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se nje nyine guhitinga mu bundi buryo noneho nabona Juwayeze ukumva ibyamwinjirije ari ugusarira abahungu ngahita mvuga ati njyewe ntago ari tara yanjye kanjye muri tara ya Juwayeze urukumva cyangwa se nabona ibyo bintu byo kuvuga ngo gusara abahungu n'ibiri gutwika ngahita njya gutukana ibibazo bigiye kutubana ibibazo nk'abakobwa se bo baza muri showbiz baje kugira ngo bubake amazina bikarangira bahindutse kuri yabyo ubibona gutya uri kubivuga iki mwana ubundi baravuga ngo ubuzima bwawe ni iyihe ntego ufitiye sibyo iyo umaze kugera nyine kuri urwo rwego kuvuga ngo ubuzima bwanjye ni iyihe ntego mbufitiye bizagenda gutya uyu mwaka bigende gutya mpaka uri kumva ugahita ugirirwa amahirwe yo kugira ute yo kwita nyine usakara mani bakazana ibintu byo hanze yo mu gihugu cyacu
nibyo bari kugenda bakurikiza. Allo wiriwe neza Juwayeze kanze ngo hamagara iruka nkuza n'indi batiri wa Karitasi ndi kubona muri abo bagore ndabona ari intambara gusa bagiye kuzana muri showbiz zikaba zateza akavuyo gusa. Allo amakuru Juwayeze nitwa Emi Atomani ndi umunyamakuru kuri Musana TV. Ntabwo tuziranye ariko nawe mfite nimero yawe. Hano turi mu kiganiro dufite ikiganiro bita The Storybook turi mu gasata kacu bita Day to Day umunsi ku munsi. Hari umutumirwa w'umukobwa twari twatumiye yarari kuvuga ukuntu agukunda bya hatari, ukuntu nyine watinyutse ugashobora ukagaragaza amarangamutima yawe bikaba bitumye uba n'umukobwa uri gukundwa mu gihugu kurusha abandi bose babirimo kurushwa n'abamisi uri kuvugwa cyane muri ibi bihe turimo. Hiti yawe rero Juwayeze no kuvuga kwawe uri kubihuza gute? Ntabwo bizaguca intege? Gusubira inyuma kirekanye niyo menye ko icyo nakoze ari ikibaye ko mu gihe hari abanshyigikiye nyine n'abansubiza inyuma cyane abansubiza inyuma nyine tu. Nase Juwayeze bavuze ngo uri mubi ubyakira gute? Buri wese avuga ikintu uko akibona, hari abambwira ngo ndi mubi hari n'abambwira ngo ndi mwiza, so ni njyewe uzi icyo ndicyo muri aka kanya. Swaga ya rero na Dore Imbogo Dore hanjemo n'undi muntu bita Jennifer birabyo bibonye gute? Ntamubwire biriya bintu ntabwo ngiye ndongera kubyinjiramo. Biriya bintu abantu benshi biri gutesha umutwe. Ndi kubona Dore Imbogo ko yababaye ariko ngiye mbere nayo nabanjije guteka ko ari agatwiko kabo bari bapanze. Ariko nyine ndi kubona ko bari kubibabariramo. Ngewe biriya bintu byabo shawafite ntabwo nishaka kubyinjiramo ntabwo nishaka kugira uko mbibona. Agashya ufite abanyarwanda ni akahe muri uno mwaka dutangiye? Nyine muri uyu mwaka dutangiye indirimbo zigiye gusohoka nyinshi. Hagiye gusohoka indirimbo yitwa Bebe bayitegure, ni indirimbo nziza cyane ifatanyije n'umusore mwiza. Bazayibona nyine bayitegure nyine tu. Wazagutumira kuri Musana TV ntiwazatwemera ukaza kuduha ikiganiro? Ntari bikomeze ko muri abanyarwanda kandi abanyarwanda bose bakunda. Sawa murakoze umunsi mwiza Juwayeze. Umunsi mwiza namwe. Juwayeze uramwumvishe rero. Ati ngiye by'abari abagore ntabwo nshaka kubyivangamo sinshaka no kubijyamo. Mane nareke no kubaha umwanya. Yari cyo kintu namubwira. Abihorere ko amaze niba ari ugukundwa yarakunzwe, niba ari ukwangwa yaranzwe, ndetse niba ari na hit yarayibonye. Ariko iyo umukobwa wamubwiye ngo ni mubi nta impact bimugeraho mu buzima bwiwe. Mane ako kanya nyine niba hari ikintu kijya kimbabaza ngiye nk'iyo bavuze ngo ndi mugufi. Ariko nk'iyo ngiye birambabaza ako kanya seriously birambabaza. Ariko nk'iyo ngiye hirya nkabona nzovu ndamusumba niko kantu kaba karenze tu. Kuri wowe rero ukunda umuntu ukubwira nka gute? Ntabwo navuga ngo nkunda, biterwa na mood ndimo. Biterwa na mood ndimo pe. Ari gihe mba numva nshaka amagambo meza nk'ubu nono tuba meze ukuntu bwiza wambwira neza pe nubyo kunsesereza koko tugatangira umwaka unsesereza ubwo byazarangira gute? Nino tugambo twiza tunyubaka. Nitwo ubushaka niko manikundira. Ku rukundo rero uri kubona muri ino minsi rwo urarubona ruhagaze gute? Abakobwa muri ino minsi mwasese muri kugenda mutambaye amakariso, nicyo kibazo gihari. Nta mukobwa w'Ikigali cyambara ikariso, nta mukobwa w'Ikigali cyubaha umubyeyi we. Mbega ngo muri mu iterambere riteye ubwoba, wanasanga n'abari abagore birayi no bavuga hari abo babikomoa. Ngewe nyine bivuga ko utambara ikariso sindayigeraho, ariko isutiye sinyikunda. Ntabwo siko hagize nk'umuntu ariko unubaza ubwavuga ati reka reka njye sinakwambara ikariso, nawe ati sinakwambara isutiye. Ibyo bitandukaniye.
man nyine ubundi ngiranje na pe ntabwo ari ukuvuga ngo barebe iki ngo bigende bitengeye iranje mu buzima busanzwe iranje wasanga nabo amakarisa babaje yes cyangwa se yavuye mu rugo biteguye watinda agakubitira mu muhanda reka ngende ntayambaye agakiza ako mu muhanda se burakara byo ase dukomoze kuri ako kantu sindabikora umukobwa aryoherwa n'akameze gutya nkeka ko iyo umuntu wamukunze aricyo kintu kiba cya mbere ariko kakuryohera atari bya nyine ngo muhuriye mu kabari ngo wasinze nawe yasinze ibintu nyine mwebwe ubwanyu muri nuzimwe muri mudimwe nkeka ko ariko kaba karyoshye kaba karyoshye turi kugana ku musozo w'iki kiganiro day to day mu gisata cyacu The Story Book ndashaka nkubaze rero utugire kubita ingasire ukubite n'urusyo ukubite unabangura kuri Juwayeze Wajuno wamubwira iki courage namubwira courage man ubundi ikintu cya mbere naje gusanga ku isi undi utabonye abanzi by the way nago uhitinga nta n'icyo ubuvuze mu buzima busanzwe iyo udafite abahaters nta kintu ubuvuze usa neza bakakuvuga akambara neza bakakuvuga man iyo usa neza nyine mbese iyo uri umuntu wese ku isi agomba kugira abahaters ikintu nahereza Juwayeze nyine inama namuha go ahead kuri Vava Valentina rero dore imbogo ikintu namubwira uriya we nakaga na Jennifer bari abantu kiramugeraho Jennifer ndashaka kugira icyo ubwira dore imbogo bani niba ari uguhitinga nawe yarahitinze nagabanye ibitutsi pe nagabanye ibitutsi kuri Jennifer rero uriya mubyeyi nawe nagabanye ibitutsi yavuze ngo Juwayeze ngo sorry ngo dore imbogo ntiyareshya nawe sinzi icyo yarashatse kuvuga ariko nyine bose man bashyira imipira hasi ko gahunda ari ugupfa birangira upfuye bari kurwana n'akanganiki ribu byinjiremo cyangwa ahubwo siracyakora iki ko nzi ko ibintu bijyanye n'umutekano hano mu Rwanda biba biri ku ntera ndende ubundi nk'abo ngabo ko batarabicaza babicaza bababaza iki man bino bitutsi bari gusohora hanze ntabwo dukeneye kubumva kwe nk'urubyiruko ntabwo dukeneye kubumva nk'abantu babyaye bareka gutukana bareka no kutwigisha hari inuze bafunze uburyohe TV uri kumva iriya nuze barayifunze bitewe n'ibintu bavugaga nk'uko rero binjiye muri iriya nuze uburyohe TV bakayifunga n'abariya bababuze wenda niba batabishoboye babuze kongera kujya kuri social media yes reka dushimire mwebwe mwari mukurikiranye kino kiganiro cyacu day to day mu gisata cyacu bita The Story Book reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe we twabanye muri iki kiganiro nkwibutsa yuko ugomba kujya kuri Musana TV cyangwa kuri Fish TV ugakora icyo bita subscribe ugakora kuri notification ugakanda ukaduha comment ukaduha na share kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho nje nari Emi Atman ibiganiro byacu kuri Musana TV nakagaruka bye bye ciao ciao